Ejo ku cyumweru nibwo itorero Église Presbytérienne au Rwanda ryasoje igiterane ngarukamwaka cyiswe Ndatuma Ndi. Umuhango wari witabiriwe n'abantu bo mu nzego zitandukanye ndetse n'iza leta. Uyu muhango kandi waranzwe no kurahiza abapasiteri 6 bashya barahiriye gukorera Imana batita ku nyungu zabo ahubwo bita ku nyungu z'umuryango nyarwanda. Ibi ni ibyashimangiwe na bamwe bari bitabiriye uyu muhango. Muri urwo rugendo rero rwose twagize umwanya wo kubana n'abakristo, dukora umurimo wa gishumba, tubwiriza ndetse dusura abakristo, ariko hari bimwe tutari twemerewe kuko iyo turi mu myenyereza murimo wa gishumba hari inshingano zimwe na zimwe tutaba dukora, nk'amasakaramentu yo kubatiza no guhabwa no gutanga ifunguro ryera, ariko uyu munsi tukaba tweguriwe uyu murimo wa gishumba ku mugaragaro. Ubutumwa nabaha ni nk'ubwo navuze n'ubundi mu ijambo nabagejejeho, bahamagariwe kwigisha abantu, babigishe ijambo ry'Imana rigira impinduka nziza mu mibereho y'abaturage, bahindura abantu bahindura imibereho, bahindura imitekerereze, bahindura imyumvire, bahindura imikorere, babe bashya. Ijambo ry'Imana ritera abantu kwivugurura kandi riherekezwe n'ibikorwa nk'uko nabivuze. Uyu muhango kandi wari witabiriwe na Francis Kaboneka, Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu unafite amadini n'amatorero mu nshingano ze. Ubwo yafataga ijambo yasabye aba bashumba kuzajya bigisha abayoboke babo ububi bw'ibiyobyabwenge, bashishikariza abana kugana ishuri. Nk'uko byavuzwe, ni akazi katoroshye, ariko uwizeye Imana ntagikomera. Nimurangazwa imbere n'urukundo Yesu Kristo yakunze abantu be, mukaba urugero nk'uko yabaye urugero, mugakunda abo mushinzwe kuyobora, mukabakunda mutabarobanuye, mutarebye umukire cyangwa umukene, bose mubabona nk'intama mwashinzwe kuyobora, akazi kanyu kazoroha. Hari ibibazo birimo bigaragara mu muryango, mu bana bishora mu biyobyabwenge. Abo bana ni abana ejo bazavamwo abashumba, ni abana bazavamwo ejo bakaba mama pasiteri, bazaba abayobozi b'igihugu cyacu. Iyo nshingano turasaba nka leta, hari ibirimo bikorwa, amadini n'amatorero hari ibirimo bikorwa, ariko nagira mbasabe yuko dushyiramo imbaraga nyinshi. Aba bashumba bashya bakaba biyemeje kutazateshuka ku nshingano zabo, ko kandi bazigisha abayoboke babo uburyo bwo kwiteza imbere, banitabira gahunda za leta ndetse n'iz'itorero. Ni inkuru ya Kizimana Jamiru mu ijwi rya Isimbi Diane.